yakubitiwe y'agahinda kica abantu ikindi kintu ari gukora ikindi kintu n'abantu bavuye Chamazi ariya Azam Complex buri wese icyo yibukaga naho acumbitse ntawe washoboraga kubona rwose ntabwo sese mu rwanya ya match Nepo mbere na mbere ndaguye iminota 3 utubwire ibi utatubwiye wogeza match cyangwa ukora raporo I mean yo twakira mu biganiro n'ibitatubwiye wenda ibindi wabonye bikeya muri raporo yawe urebye Ruvuya nta nubwo wenda biri bube na byinshi kuri iyo minota icyambere nuko abantu bamenya yuko ikipe ya Rayon Sport yagezeyo igerayo icumbiko no mutwe bigarutse ariko uriya hari abagabo benshi bajyanye n'iyi kipe ya Rayon Sport iyo uvuze ati Tadea arahari ni president CEO uramu mama kabahari Liliane ubu niwe CEO niwe CEO ntuzikase riwe batanze muri kafu mbere yuko imikino itangira bagomba kuba bujuje inzego urabyibuka ko aricyo Tadea yagezaga kuri board abwira yuko ibyo byakozwe kugira ngo banuzuze ibyo kafu yabasabaga n'abandi wenda abo bayirambona ariko hari abagabo bifite banakunda ikipe ya Rayon Sport bari bagiye benshi cyane barimo Claude Mishinga barimo Mike uyu mugabo nari mu bareberera inyungu za Bruce Melody barimo abitwa baramberi abandi muzi nka makuru iki barimo bafuraha barimo abagabo bitwa ba Bernard n'abagabo benshi bari bagiye icyo abantu bamenya ntabwo abagabo bari bicaye Ferdinand Manifa rwose reka abana tuje cyane yiturije cyane reka tumusuze cyane Ferdinand n'abandi benshi bari bahari aba bagabo rero abantu baravuze bati ko twabonye nk'umuntu wayoboye Rayon Sport mu baperezida baheruka aho wivunika habe n'umwe rwose agaragaye hari ahantu twari twicaye tubiganiraho urumva ntabwo nari bujye kwicaza Tade ngo mubwire nti perezida wa ekipe kuki ntabona umuntu wo muri boda naba ngiye nirengagije buri hari ibintu abantu tuzagenda tunaganira neza cyane kuri iyi Rayon abantu bareba isezererwa rya Rayon cyangwa se twatinze mu kibuga cyane abantu banze no gukoma rutenderi ariko hari ibyo abantu bakora cyangwa se hari biba ukaba utaze ejo ngo ubeshe abantu cyangwa ubwira abantu uko bwa bumwe bw'abareyo buhari ni ikintu twaganiriye hano twari twicaye bwari buke maciba turavuga tuti ninde muntu n'umwe mu bayoboye Rayon turavuga tuti reka tubyoroshye ninde wo muri body waba yaraherekeje ki Muvunyi ntahari uyu mupapa Imana nakomeza imutiza ubuzima wibyo aba yanabikoze uyu munsi barakubwira batabafana bari bugende sinyene babafana bicara nyeneye babafana baba bafana bavuza ingoma bakora buri kimwe cyose bakavuga ati amafaranga akenewe atangwe niba harimo anategurwa urugendo ekipa izaba n'ibindi akavuga ati mu buryo bwa mikoro nje nubwo naba mpari ariko hakenewe mikoro yatume ekipa izaba hano heza bari batuye kuri onomo ubuyobozi bwa Rayon Sport Tadeo bwafatanyije nabo reba uburyo bagira ubufasha bafasha ikipe ya Rayon Sport yewe na Muvunyi baba bakoze ibishoboka byose ko Rayon Sport yari bayahano heza ariko tukavuga ngo si bya pari ya Muvunyi watanze ibi habure n'undi muntu n'umwe ese ni Rwagacondo ni Meya Butara ese nyine abantu bakavuga bati umuntu wo muri board yakabaye araho icyo kintu cyaganiriweho wumve ngo n'abantu bagiye yewe no mu bafana none tubwize n'ukuri n'abantu babayobora Rayon Sport nabo bari muri board abafana turitse amazi bategereje kwinjira mu mabisi ngo batahe match irangiye babigarutse kwa kunafana umufana yicara mwe muravuga ngo nabisiga amarangi ariko batekerereza ekipe yabo ukumva umuntu arakubwiye ati se kondi bisa nka ekipe yajugunye umuntu umwe atabani nanuza ngo amenye urugendo rwa ekipe iri mu mikino nyafrika wenda nubwo ekipe itakomeza ese turebe biri ku ruhe rwego ni igiki cyakenerwa ni iki cyakwiyongera kuko Rayon Sport yarasezerewe n'ibyo ariko hari ibiri positive ubona wakuramo ibyo biri positive ukabona byabuze izindi imbaraga ukabona hari uburyo byanakozwe bitinze mu buryo bw'imitegurire ya ekipe byashobokaga ko yari butanga ibirenze ibyo yatanze icyo ni ikindi kintu
gikomeye cyane mu byibajijwe. Ikindi aba bagabo match barayiteguye pe, match barayiteguye yaba mu kibuga yaba no hanze yacyo. Barateguye avuga bati igishoboka cyose ati Kigali bari ibyo badushinja ko byaba bitarakozwe, ariko za ndani zihari nabo ntibari bicaye. Avuga gati arbitre referee ntabwo dukeneye ko duhengamiraho, ariko ntanahengamire he hano so twoze tuganira diri ukuntu ibintu bisigaye bikorwa. Wowe urubanza uraramye nta kindi, abagabo ntunyibire ariko ntunyibire ariko Chamazi nagira ugutera Nepo byarangiye bagaritswe. Reka tujye mu kibuga utinjizemo dukoresha iminota 10 isigaye neza abantu bamenye ibitari hanze y'ikibuga. Tujye mu kibuga ntitujye ngo ikipe ya Singida tuyihereye ekipe iri mu rugo gisintinda. Ekipe yari yabanjemo umukino ubanza yahinduye umuntu umwe, yazanye Idrissa Diomande avanamo Keke, ubundi rundi ruhande rwarimo Maruf Chake. Attack yari iriho na attack yakuyeho mu wakumorso Malanga ahitazana uyu musore Rupia Elvis. Bivuga ngo defense yegereye kwa kundi Cuku na Anthony Turabi, iburyo Ande Cyril Kofi, ibumoso Nixon Kibabaga Clement, hagati ni hari Dabibu Idigego ndetse na hari Daucho, imbere Kratos Tota Chama, ubwo abandi nabo navuze baba winga. Ku ikipe y'umutoza Miguel Angel Gamondi w'impinduka avuga ko yazikoze mu buryo bumeze buryo. Yaravuze ati nyuma yo kuzana Mwaku muri match ibanza Kigali ntabwo yanyeretse ibyo namwifuzagamo. Konsigne namwaye ntabwo yazikoze. Konsigne yamusabaga nizihe nibyo urumwataka do point, ariko abakinnyi batatu mukinana imbere nje ntabwo nkoresha aba bakinnyi Maruf Chake na Keke nk'aba winga typique. Imipira yo mu mpande turuka kuba fullback niyo mikinire ya Miguel Gamo. Niyo munabyibuka no mu ikipe ya Yanga Aziz ke arijya namuvanaga ku ruhande akamuhengeka ku ruhande. Yabaga shaka iki, ndashaka ko muza kuba benshi mu rubuga rw'amayina mutaktinga nk'abawinga, kuko kuvuga ngo imipira turegaburira umuntu umwe ariwe Clement Muzize cyangwa se Prince Dube. Ari nayo mpamvu Kofi yavunitse yisanze mu rugo mwena kandi none reka ubwire kugira ngo uhite ubyumva. Kelvin Kijiro amusimbuye yagerageje uburyo butanu n'imipira 5 yo mu kirere. Bakarisha Nyarazi witwa ko yasimbuye Kelvin Kijiro poto mu bicyaro uri kumva abarazamu. Uwitwa Nixon Kibabaga yahinduye imipira 5 yashoboraga kuba yabyara umusaruro. Dore icyo rero bakora baravuga ati kubera ko twizera abo bakinnyi bacu bo mu mpande, nyeneye n'abakinnyi barenze rutayizamu, ubwo barenze umwe muri box. Namwe arabonye Maruf Chake n'umukinnyi iyo yazamutse Kibabaga ahita droppinga muri box kujya kunganira Elvis Rupia, ndetse ni nako bigenda kuri Diomande, ari nacyo cyananiye Keke. Rupia mwabonye uko yatatse umupira w'igitego cyo kwishyura. Anizerera Miguel Gamondi mu kintu kimeze gutya. Niba rutayizamu bivuga ngo ni wowe aba defenseur babiri ba Rayon Sport bacunze, uwitwa Yusuf Dianye ndetse na n'uyu musore Rushema, wowe nusohoka byanze bikunze ntubura umusohokana. Bivuga ngo nusohokana kwa Diomande murabisikana wajya muri box. Maruf Chake nawe yamanutse yagiye muri wa mwanya wande wa Rupia. Rupia yakiriye umupira ahita mera nk'uwidetasha muri controle, ahita usubiza Diomande wamuzengurutse ajya muri position kureba izamu. Niyo mpamvu mwabonye umuzamu wa Rayon Sport yaranyeganyeze gusa igitego kijamo, aba defenseur banamukingirije ariko nta n'umuntu n'umwe bamaritse. Icyo kiri igitego cya mbere. Icya kabiri cyo n'umupira muterekano. Icyo tuvuga muri make imibare y'umutoza muri mu mpinduka yakoze mu kibuga byaganishaga mu mikinire yabamishye. Ku ikipe ya Rayon Sport n'abarigani barabigarukaho, ni equipe dusanzwe dukurikirana ubwo nahereye kuri adversaire kubyo nagiye mbona n'ibyagiye bivugwa n'uburyo ari mwiza. Ikindi kintu cyagoye ku ikipe ya Rayon Sport ni taye, twagiye tubigarukaho. Turavuga tuti Mediana ashobora kuyarinya buri kimwe cyose, ariko Rayon Sport iraza kujya biyoburije rimwe na rimwe yo gushukwa na Singida, kuko Singida ntabwo twanabigarutse na Zidana bitubwira byibuka ntabwo ikiri umupira gwererekanya ngo baryoshye cyane. Imipira yabo bayinyuza kenshi mu kirere, ariko bakacungira no kuri abakinnyi bo mu mpande. Kubera ikibizera taye abakinnyi baba defenseur babo, aba miliere récupérateur babiri hari Daucho na hari David Bwego. Uyu mwana afite uruti ruto ariko ni muremure. Nureba na Maruf Chake
na taye yabo ntabwo yegeranye na taye abakinnyi Rayon Anthony watsinze igitego mu defense muremure uri kumva icyo kintu rero cyaragiye kigora cyane ikipe ya Rayon Sport mu kwarinya umutoza nawe yari yashyizemo ya defense yabane azana kabange kabiri niwe nashakaga kugarura kuri Rigani system yarayihinduye akina 4-2-3-1 nibyo 4-2-3-1 niyo system yakinnye ni nabyo abariyo bifuzaga bavuga bati defense iyo system batatu ntago tuyikunda ntago imenyerewe ntaki no mu Bwongereza biba byacitse ariko no kimwe system nziza abantu bumvikanagaho kuki byagenze bite kugira ngo nayo ntimuhire aze gutsindwa mbo icyambere abantu bamenya zandani zihamenya ko uyu mutoza iyi match yayihaye abakinnyi ekipe yose igira iyo bita navuga ni nk'intebe y'abasinia bishara bakagana n'umutoza niyo modo ya coaching ubundi ku batoza bizerera nyine mu kintu nyine cyo kugira interactions n'abakinnyi ntabwo wafata abantu bose ufata just some leaders muri bo none mukaganira mukagira uko mwumvikana kuri match yarabizi ko iyo frustration ihari muri group batishimira gukina abadefenseri batatu na wing back cyane ko abenshi nyine batabitojwe naho bagiye banyura batagize umwanya uhagije wa pre-season batagize umwanya uhagije wo kwipratika kubizana muri competition rero bikabagora nawe yarababwiye ngo reka noneho mbahereze amahirwe mwebwe nk'abayobozi ba bagenzi banyu mwebwe mupange buri wese apange 11 ngi cyo ndi bukore nka coach ndi bufate umukinnyi mwagiye muhurizaho mushyire mu kibuga yahamagaye abakinnyi bane yahamagaye Yusudiani ahamagara umukinnyi witwa Sermogo Ali Omar ahamagara umukinnyi witwa Emery Bayisengi ahamagara umukinnyi witwa Sefu n'abakinnyi bane abo bakinnyi bane baricaranye buri wese apanga 11 beza yemera bahuriza kuri ekipe yuko igomba gukinisha abadefenseri bane twabonye kuriya yari ipanze nta numwe uvuyemo abenshi niko bari bayipanze umukinnyi bari babanjemo umutoza yahinduye numwe wenyine ni umukinnyi witwa Tony Kitoga abandi bakinnyi bari bashyizemo Basane nango umutoza yaravuze ngo mu ikipe mwahurijeho kuko yarayiberetse nyine wewe washyize uyu mwizamu kabiri uyu gatatu uyu byose bari babihuje ariko ahangaha kuri Basane ndahindura nshyiremo Kitoga kandi Kitoga yagize match nziza iki ni kintu kwa Basane nabigarutseho kugira ngo kuri match ibanza hano Kigali yagizemo akanoke yagizemo kuko turi no kumyitozo barabitubwiyeho numva n'abayobozi bamwe namwe barabizi ko yagizemo akanoke ndari ubundi buryo wazabikora ariko nge itsindwa ryari sindi buvuge rwose n'ibintu byinshi sindi kubira mu mipangire sindi kubira mu kuvuga ngo Pavel turaza kubigeraho ngo yakoze ikosa ryatumye batsindwa igitego cya kabiri ahari atarikora Rayon Sport gifite kimwe yari gushaka icya kabiri kajya imbere ya Singida isezererwa rya Rayon ndibona mu byiciro bibiri icyambere dufite ikintu mu Rwanda kimaze kutujyamo kitari cyo icyo bita fluke public perception ikintu kidafite fact kidafite evidence kidafite aho gishingiye cyo kumva ko tuzi umupira abandi bantu bari munsi yacu kandi nyamara nitwe tutawuzi none kitwereka ko tutawuzi nuko noneho no kuba tudashaka kuwiga n'ikimenyetso cyo kutawumenya nukuvuga ngo igiprovision kwijana ko tutawuzi nuko tudashaka kwigira ku bandi urimo uravuga abandi abafana twese industry the industry IU ababarizwa mu mupira twese the industry y'umupira turahuze cyane dugijwe n'ibintu bidafite akamaro bikafecta Rayon byafecta the whole industry y'umupira mu gihugu bani yose Rayon iba victime nkuko na APR ba victime nkuko n'amavu ba victime nkuko n'amavu y'abagore ba victime nkuko n'abana ba under 20 ba victime kwese ndagwa fact Tanzania turi kuvuga uyu munsi wa none ikipe y'aba Young Africans yakomeje muri round ikurikiriza kina n'ikipe ya Silver Striker ikipe yabo ya Simba Sport Club yakomeza izakina n'ikipe yitwa Nsingizini Hotspurs Simba yanganyije nubwo ifite ibibazo by'abadafite ariko yakomeje ko yaretsindiye hanze
ikipe yabo ya Azam FC izakina na KMKM yo muri Zanzibar. izakomeza kuko yatsinze 2-0. oya nuvuga ngo Azamu yasezereye Azamu yasezereye imwe y'abasare yakomeje ubwo nayo KMKM yo muri Zanzibar buriya nacyo ni igice cya Tanzania nuko gifite ubwigenge bucagase niyo bazahura kugira ngo byumve nka sare yarambwiye ngo tuzakina na Azamu ariko izadutsinda yari yabatsinda iwabo 2 yabasubira ibindi 2 kubera uburyo yayibonye uburyo ikintu yarambwiraga nta cyakorwa ngo tuyitsinde. noneho Singida Black Stars iyi yakwemore izakina na Flambeau du Centre y'u Burundi yakwema ikipe ya Al Akdar yo muri Libya. Flambeau du Centre iyi Flambeau du Centre y'u Burundi hari amaframbo menshi murayizi. Flambeau du Centre Flambeau d'Oreste ni amakipe yashinzwe igihe cya nkuru nziza ameze nk'ibintu byo gushyiramo abana mu makademi b'abarundi yari bakoze ikintu gisa nko gukwirakwiza umupira no mu byaro n'ahantu henshi hagiye hatandukanye kuri iyo muyobozi wa federasiyo yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo. Ikipe y'u Burundi yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo byandi tujya tuvuga tu pre-season twanyu tw'ibintu mwita nk'inkera z'abayiza abandi ngo Rayon Sport Day mugakina akamace kamwe muri ibeshya. There is no competition there. Just go somewhere, fata ukwezi, gira match 6, tegura prepara equipe, bibe serie kora investment z'abakinnyi ariko rukiri ku mupira wa Tanzania utubwira amakipe ane yose kandi afite amahirwe kwinjira mu matsinda noneho. Simba ifite chance. Azamu yo twabonye kizarasi ikipe yitwa KMKM muri Zanzibar ni ikipe ya Flambeau du Centre Singida ishobora kuyirasa. Uzi icyo bakoze twe tudakora impamvu turi mu matiko none icyo rigana vuze tugikurikizaho ikindi kintu urabona bageze ari ama equipe ane ni inshuro kabiri baba bagize bakoze icyo kintu baragikoze ngira ngo myaka 2 ishize Simba na Yanga nabwo ziba ziri mu matsinda ya Champions League murabyibuka na Mungo na Zamu nazo ziri mu matsinda ya Confederation ifite tier uzi icyo bivuze abantu bashobora kwinjira amakipe ane mu matsinda ubwabyo kuyinjiza ane abiri muri Confederation ya Champions League bayishyira mu makipe asora amakipe ane kuko yageze muri championnat 12 za mbere ku mugabane. Nyamara dukunda kubivuga iyi kipe ya Yanga yaciye ibintu 2017 Rayon ijya mu matsinda yari ku 2018 yari kwitsinda. Iyi APR tujya tuvuga yatsinze 2-4 ikipe ya Simba demi finale 2-7 itsinda Yanga muri Sekafa demi finale zombi zitsinda. Nyamara bituvuga twicara mu matiku ngo bamwe bateye amabuye ngo umusifuzi ngo ngabesonga sinzi ngo kamarade sinzi ngo ninde tukaba mu tuntu duto abandi bari gukora investment uruganda rwabaye uruganda gute dukomeza umva kanu yakoze Samiri nakunze kaga statistique uzi byo kuvuga bavuga ngo APR iramutse takuyemo pyramide u Rwanda na Djibouti na Sudani y'Epfo na Eritrea itabitabiriye nibyo bihugu bitaba bifite amakipe mu ijonjora rya kabiri. Ibaze u Rwanda hano ruri kumwe na Djibouti na Sudani y'Epfo na Eritrea tudashobora kugera n'ikipe nimwe sa matsinda ijonjora rya kabiri apana matsinda round 2 kugera muri round ya kabiri wenda ugasezeramo ariko wagezeyo nawe kuki atari ikibazo cya Rayon gusa nubwo yatsinzwe wenda tuza kuyisorezaho kwa buriya ntidufata igihe ngo twige ingendo z'uko abandi babikora. Uyu munsi tuvuga usibye nka Abedi Bigirimana abakinnyi bari muri Singida nge ndavugamo 4 gusa Nepo ahita tujyana muri match y'umuntu wari uhari. Umuzamu wabo ni umuzamu wa kabiri wa equipe senior ya Nigeria yari ari mu izamu Nigeria ikina match ya gishuti n'Uburusiya sibyo Basogi uwo ni umuzamu wa kabiri wa Nigeria ikipe nkuru ya ba Victor Osimhen ni umusimbura wa Noabari. Iyi kipe ni ikipe ifite ubushobozi bwa bufite umukinnyi meilleur joueur muri Sekafa Chama par experience afite Confederation yakuye muri Berkane mu gihe APR turi kuvuga wakaba ari kuri iyo level sinzi byateye byaje ubu ngubu ari hehe ari muri infirmerie ari mu bitaro. Uyu munsi ifite hari Deocho 2019 yari gukina igikombe cya Afrika muri Uganda Cranes experience yo muri Simba yo muri Yanga no mu yandi ma equipe yanyuzemo mu Misiri aho yakina. Uyu munsi wa none equipe ifite Kofi wanyuze mu bato bose ba Côte d'Ivoire bamugura muri Asec Mimosa ni umukinnyi wavunitse ariko mwabonye ukuntu yatugoye hano i Kigali umwana mutoyi z'umupira mwinshi cyane waye urugero rw'abakinnyi bane. Rayon yazize ibintu ibiri rero nge ibyanjye mbisoza. Rayon Sport yazize
icyo nakwita ikibazo cy'inkomoko cy'ahantu ituruka hatari umupira hibereye amatiku. There is no competition, people are just there batikura bari mu tudetayi tudashinga, nayo ikagenda tukikomanga ngo ubururu n'umweru ngo tuzazica ngo turinjira ngo indege ngo y'abandi ntizazima. No way, namwe ntacyo mukora, mwese murasinziriye, mwese ni ugukubitwa ni kipigo tena kariko nta bakinnyi. There is no investment there. Icya kabiri experience. Pavel Nzira yirego yavuga ngo niba barandoze uri kumva mentalite haniri ngo baro yaje nyireba ngo ndayiproteja ngo sinzi ukuntu nayiswase ngo banza ngo umurira mukinnyi ngo afite ngo inyenyeri ngo yahatari. Uri kubarira detail yo gufata baro protege iri mu nguni to catch the ball garde wa equipe nationale nka Congo Brazza mu marozi. Are we at the level of that thinking muri iki kinyejana seriously? And the people are there. Nibyo nepo ibazaga ngo president ngo ntiyaje ngo nde ngo ntiyaje abandi ngo nde ngo ntiyaje ngo twasifuriwe nabi. No way. Kigali Rwanda, wake up, turasinziriye, turi muri details zidashinga, turi mu marozi, turi mu misifurire idashinga, turi kuri kamarade, turi ku tuntu tudafatika, twarasigaye abandi bageze kure. Guys, wake up, twige. Nta mupira dufite Nyarugenge, ndabikubwiye na piramide ntiraza, ariko ndakubwiye it will be the same story until dukize ibirenge hasi tukiga. Nta mupira dufite Nyarugenge, tureke kubekenya bwana ndashuje. Ariko ikindi kintu Rayon Sport yakoze ngiye nabonye gisha no kuyikurikirana muri championnat cyane abakozeho muri iyi mikino ibiri bakinnye na Singida ikipe Athletic kuriya. Nta kuntu uri gutegura saison winjira muri saison burya muri pre-season nepo ni ikipe ikora cyane ku kijyanye na physique, imbaraga ntizikorera ko iyo binjira muri championnat bakora mu buryo bwa tactique na za technique, ariko physique bayikora muri kuri kwezi kubanziriza saison. Aho kugira ngo babikore gutyo bamaze ukwezi n'igice nta mutoza wongerera ingufu abakinnyi bafite. Rebitsa yaragiye bamaze ukwezi n'igice narakubaza nta mutoza. Ibaza kugira ngo umuzane waramaze kwinjira muri saison uri gukina ijonjora rya kabiri rya Confederation ku ikipe nka Singida, ariko bazanye mwambari Serge uko kwezi n'igice hari harabuze umutoza ushaka kuza gufasha abakinnyi kongera imbaraga. Buri ushaka kuba utari kubibona n'ubu, ariko bizabakoraho binje muri championnat neza. Izo mbaraga batongereye icyo gihe cy'ukwezi n'igice kandi bagomba kuzongerera. Ni ikibazo nyine gutegura saison n'ikibazo gikomeye cyane. Nkongereye ikintu cy'amasegonda 30 ko ibyo rigana vuze nge ntatinyuka no kujya mu bya technique mu kibuga, kuko sindi bujye kubwira umureyo ngo urabona byagenze gutya, kuko Singidira barusha impande zose. Ikibi kubwira uri gusimbuza uri Rayon Sport ushaka igitego cya kabiri, abasimbura bazanye b'ikipe ya Singida barimo barakurusha hano no hakurya. Icyo bisobanura ni uburyo nk'ubu Singida nakunze diskuri yavugiwe ahanga nyuma ya match bari kubaha bya bihumbi 10 babagenera bitanu byuko 10 byuko mwatsinze umukino n'igitego kibarirwa ibihumbi 5 by'amashiringi. Babaha ibitego bibiri ubwo ni ibihumbi 10 by'amashiringi n'insinzi ibihumbi 10. Barabwiye ngo turacyafite urugendo rwo kugenda, kuko bakuru bacu hari aho badusize, dukeneye kwinjira muri uwo mujyo twe nka Singida byavugiye kuri stade. Icyo mvuga ni kirero, twe ntidutegura, dukeneye kubanza kumenya dukeneye iki, dushaka iki mu mupira wacu muri rusange, si ku ikipe ya Rayon Sport gusa.